Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka bishimire. Nagira ngo uyu munsi twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko twibukiranya ikintu kimwe. Hari ikintu abantu badaha agaciro, ikintu bita kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana bitandukanye no kuba umuntu w'Imana. Abantu bose ni ab'Imana, ariko hari abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana rero bigusaba iki? Niyo mpamvu ngira ngo twibukiranye. Kuba umwana w'Imana bigusaba kuba warizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe, nk'uwagupfiriye ku musaraba akakumenera amaraso kugira ngo wabarirwe ibyaha byawe. Rero nta yindi nzira yo kunyuramo kugira ngo ube umwana w'Imana uretse kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe, nk'uwaje kugucungura akaza ku isi ku bwawe. Rero iyo tuvuze ngo kwizera Imana, kwizera Yesu, iyo tuvuze ngo ese umwizera ute? Umwizera kubera yuko wamaze kwemera yuko ari we nzira yonyine yo kugira ngo ucungurwe, yo kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Ikindi kandi abizeye Yesu barapfa nabo bagapfana nawe, bakazuka bakaba bashya, bakaba abana b'Imana. Kugira ngo ube umwana uravuka, bivuga ngo rero uko ungana kose ugomba kongera ukavuka ubwa kabiri kugira ngo witwe umwana w'Imana. Ntabwo ari bya bindi babatiza mu mazi menshi ngo baragucubije ngo ubwo ngubwo ubaye umwana w'Imana. Kiriya ni ikimenyetso, ariko mu mutima, mu mitekerereze yawe ugomba kumva yuko wahindutse. Ugomba guhinduka mu miterere, mu bikorwa, mu mico, mu myifatire, ugahinduka ukaba icyaremwe gishya, ibya kera bigashira, ukaba umwana w'Imana, ukaza mu muryango w'abana b'Imana. Bivuga ngo rero uwavutse ubwa kabiri wizeye Kristo nk'umucunguzi we, niwe koko w'umwana w'Imana. Ese koko wizeye Yesu? Hanagira ngo twibaze, ese koko wavutse ubwa kabiri? Mu byo wakoraga kera warabiretse uvuka ubwa kabiri, ubu ngubu urakora ibishya, wabaye mushya. Ese iyo umuntu akubonye abona Yesu? Iyo umuntu akubonye imico wari ufite kera yarahindutse ku buryo abona ko akakubona akabona Yesu? Ese ubwo koko niba waraje ukavuga ko uri uwizera, ukaba utarahinduka, ukabona ya bindi wari ufite warabyinjiranye, ese nawe ubwo witwa umwana w'Imana? Nagira ngo rero bene data twisuzume, twongere twitekerezeho, turebe koko niba dufite ibituranga nk'abana b'Imana, turebe niba dufite imico y'abana b'Imana, kuko abana uko runaka bagira imico ibagenga ihuye n'iy'ababyeyi babo. Nawe rero ukwiye kugira imico nk'iyo mu bumana kubera yuko uri umwana w'Imana. Rero nkagukangurira wowe uri kumva iri somo, niba utarizera Yesu, wowe ngwino, icyo nguhamagarira winjire muri Yesu, winjire mu maraso ye, agukize, agukureho ibyaha, aguhe koko noneho yandangamuntu yo kuba umwana w'Imana. Abagalatiya igice cya 3:26 aravuga ngo mwese muri abana b'Imana muhishijwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Rero niba koko warabatirijwe muri Kristo, atari ukudubikwa mu mazi gusa, ubwo uri umwana w'Imana nawe. Niba waramwizeye n'ubu ukaba umwizera, uri umwana w'Imana nawe. Ariko niba utaramwizera, niba utarabatizwa by'ukuri, niba utarahindura ibya kera ngo ube mushya, ukubona abone ko ufite imico ya Kristo, hindukira, ngwino wongere wizere Yesu, ngwino utaramumenya, kugira ngo nawe winjire mu muryango w'abana b'Imana. Mana, ndagushimye kubwira ijambo, ndakwinginze kugira ngo ugirire neza umuntu wese wumva ubu butumwa, umuntu wese ubwumvishe atarizera yuko koko ari wowe nzira iganisha mu muryango wo kuba umwe mu bana b'Imana. Reka umuhe ubu buntu, umuhe iyi mpano yo kuba umwana w'Imana, nawe aze ahindukire abe umwana wawe nyakuri. Urakoze rero ko ugize neza, urakoze kandi kugiriye neza abari baratanye, ukongera ukabagarura mu nzira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.